Zaburi ya 51. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni iya Dawidi. Yayanditse ubwo umuhanuzi Natani yazaga aho ari Dawidi amaze gusambana na Batisheba. Mana, umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye. Kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka, uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe zobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndusha urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana, undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Ntunekureyo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana, ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu. Nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Mwami, bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, ushenjaguwe. Mana, ntuzawusuzugura. Ugirire neza Siyoni nk'uko uhishimira, wubake inkike z'i Yerusalemu. Nibwo uzishimira ibitambo by'abakiranutsi, nibyo bitambo byokeje n'ibitwitswe. Nibwo bazatamba umupfizi ku gicaniro cyawe. Haleluya.